Cardi ndagira ngo muramuzi yakoranye ikiganiro na Jesheti, uno mugabo uzwi cyane mu gutanga inama n'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga muri podcast yitwa On Purpose. Aha nibwo Cardi yafunguye umutima avuga ku rugendo rwe rwose rw'ubuzima, avuga uburyo nawe yagiye ahura n'amadepression, yagiye atangirira kuri zero akagera ku byo agezeho uyu munsi, avuga uburyo nawe ubuzima bwagiye bumucanga abantu batakamutenguha, ndetse avuga yuko umwanya munini akunda kugirana n'Imana, agasenga Imana kugira ngo ibashe kumuhindurira ibyo atabasha guhindura, ndetse nanone atanga inama ikomeye cyane yanyujije mu nyingo zigera muri 5. Iki kiganiro cyanabaye kimwe mu YouTube podcast yabashije kubona miliyoni y'abarebyi mu gihe gito cyane. So ndagira ngo tugiye kwinjira nabo muri iki kiganiro twumve. Muri iki kiganiro Cardi yagaragaje ko nk'abandi bana bose ubuzima bwe bwatangiriye ku busa nta kintu na kimwe afite, usibye yuko yari afite inzozi z'uko azaba umustar, ndetse nyirakuru buri munsi akajya amubwira ati mbona uzaba umusuperstar, atari ko yatangiye nta n'ikintu na kimwe afite, ahubwo nuko yari afite inzozi ndetse nicyo yifuza kugeraho. Uyu muraperikazi yagaragaje yuko inzozi ziratangiye kuzirwanira hakiri kare. Yavuze ku Kuva akiri mutoya yahoraga arota kuzaba icyamamare, kandi nyirakuru yamuteraga imbaraga amubwira buri munsi yuko azaba umusuperstar. Iryo jambo ryamubereye urufunguzo bituma atagira ubwoba bwo guhiga ibiruta ubushobozi. Yongeye kugaragaza ko imbaraga, umurava, kudacika intege nibyo byamugejeje ku rwego ari uyu munsi. Yavuze ko mu ntangiriro yateguraga ibitaramo we ku giti cyiwe, nta muterankunga n'umwe afite, rimwe na rimwe ugasanga n'abahanzi yazanye ari we wabiyishyuriye. Ndetse yongera kugaragaza ko gukora cyane ndetse no kudategereza andi mahirwe atazi yaturutse ariyo yamufashije kugira ngo ntacike intege, bituma abona amasezerano akomeye muri uyu muziki lebo ziza kumusinyira. Hano nibwo Jesheti yongeye kumubaza niba hari umubano afitanye n'Imana, aho yavuze yuko we ku giti cye afitanye n'Imana umubano ukomeye cyane, ku buryo niyo arimo gusenga ntago aba yumva gusa arimo kubwira Imana ngo birangire. Yavugaga yuko aba yumva ameze nk'umuntu uri kubwira inshuti ye begeranye, akagaragaza yuko marayika muhuri iruhande, kandi akavuga ko harimo espace nto hagati ye na marayika. Avuga ko rwose amasengesho ye ndetse n'ibyo asaba Imana ibimuha cyane, kandi yemeza neza yuko Imana imukunda cyane kuruta abandi bantu. Aha niho yaboneyeho kwamagana ubunebwe, avuga ko ubunebwe ari cyo kintu kibi kurusha ibindi umuntu yagira. Kubwe umuntu udakora ngo yihaze ngo abashe gutera imbere, ngo nawe bwe yagakwiye kwitera isoni. Ariko uyu mumama Cardi agenda avuga, yibukije abantu bose ko guharanira kuba indashyikirwa ari inshingano kuri buri we. Nubwo asa nk'umuntu usakuza cyane, umuntu ukunda gusohoka cyane, yavuze ko kenshi ajya afata akanya wenyine akiherera, agatekereza ku iterambere rye, ku ntego ze, no ku buryo yakomeza kubaka ubuzima burambye kugira ngo abashe gutera imbere, ave ku rwego rumwe agere ku rundi. Cardi afite imyaka 33, afite miliyoni zirenga 100 za net worth, ndetse na nyuma y'ibi byose ni umubyeyi, kandi mu by'ukuri yizera adashidikanya yuko buri muntu wese yakoze iyo bwabaga akita ku ntego ze, akagerageza kuba focused, yagera ku iterambere rirambye. So nawe uraza kutubwira nyuma yuko ibi byose Cardi bitubwegera. 12 no kwizera Pasoko Tovis.